Shalom shalom inshuti z'umusaraba ndabasuhuje cyane mbahaye ikaze ku Mpambanshya TV. Nk'ibisanzwe nanone turagarutse mu kiganiro Mpambanshya TV. Uyu munsi tubazaniye umuti mwiza, umuti wo gukora umunsi wawe ukirirwa ari umunsi mwiza, ari umunsi w'umugisha, ari umunsi w'ibyishimo, ari umunsi wo guseka gusa. Wowe uhura n'ingorane zitandukanye, wowe ufite ibibazo bitandukanye, ndagusabye kugira ngo ukore umunsi wawe, hanyuma ibyari byatezwe, imyuka mibi yari yatezwe ku buzima bwawe, iby'abarozi baraye bagutega, ibyo bagutongereye byose, umunsi wawe ndakurahiye uraba mwiza, urishima, uragira ibyishimo birenze, urabona umugisha w'Imana. Icyo biri dusabe rero nta kindi, nta kigoye kirimo, ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma ugakora umunsi wawe, uri bushake umunyu w'amabuye, hanyuma numara kuwubona, ikindi uri bukenere, turakoresha ubutaka bwawe, ubutaka bwo mu rugo, ubutaka bw'imbere y'amarembo yawe cyangwa umuryango wawe. Nshuti bakundwa, wowe udukurikirana uri hirya no hino, wowe udahwema kutugaragariza ko turi kumwe 5 kuri 5, ndagushimiye uruhare rwawe, ndagushimiye umusanzu wawe ukomeje gutanga. Mwese ndabashimiye muri rusange, abari mu gihugu cy'u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, abari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Somalia, Afurika y'Epfo, muri Congo, Kinshasa, namwe mudukurikira muri mu migabane y'i Buraya, muri Amerika na Australia, ndabashimye kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi rero nimba maze kukubwira ibyo maze kukubwira, wamaze kubibona, vayo dukora umuti, hanyuma ubundi ibyishimo by'umunsi ubyirirwane. Kora ibi buri munsi, hanyuma utegure icyumweru cyawe. Ndakubwiza ukuri, nubikora umugisha w'Imana urakugeraho. Genda uzane umucanga cyangwa ubutaka bw'imbere y'amarembo yawe cyangwa y'umuryango wawe. Byuka kare mu gitondo nta muntu mwari mwavugana, hanyuma nurangiza ufate umunyu ushyire mu kiganza cyawe cy'iburyo, nurangiza uwupfumbatize mu kiganza cyawe cy'iburyo, ubyuke mu gitondo, usohoke hanze imbere y'umuryango wawe cyangwa imbere y'amarembo yawe. Ndavuga abantu bafite amapave ndetse n'amabeto imbere y'imiryango yabo y'inzu. Wowe icyo uri bukore, uragenda hanze inyuma ya gate yawe, hanyuma ubundi ufate umucanga. Ni ukuvuga ngo icyo uri bukore, cya kiganza cyafashe umunyu, uragenda aho ugiye gufata ubutaka bwawe, hanyuma urekurireho wa munyu wawe, hanyuma uhite wongera ubifatana. Ubwo urahita ufata ubutaka n'umunyu byose biri hamwe mu kiganza cyawe, hanyuma numara kubifata usenga Imana. Hanyuma numara gusenga Imana, uyisabe ibyo ushaka, uyisabe ko igukorera umunsi, igukorera icyumweru, igukorera ukwezi. Hanyuma ubundi nurangiza gusenga Imana, ufate bya bintu byawe wari ufashe mu kiganza cyawe, ugende ahantu mu muhanda abantu batari kunyura, ahantu mu muhanda imodoka zitari kunyura. Hanyuma nurangiza ubijugunye hagati mu muhanda, hanyuma ugaruke utareba inyuma.
ni ukuri ibibi byose baguteze, ibyo baguteze, ibyo bagutongereye, ibyo bikwambura amahirwe, ibikwambura ibyishimo, ibikuriza, byose uraba ubijugunye, hanyuma usigarane ibyishimo, usigarane umunezero, amahoro ahinde, wongere ugubwe neza. Ni ukuri nubikora urabona ukuboko kw'Imana, urabona kugira neza kw'Imana ishobora byose. Gerageza rero hanyuma ukora umunsi wawe. Ni ukuri mbaha tekinike nyinshi zitandukanye, gerageza tekinike, buri tekinike nguhaye, hanyuma ubone ukuboko kw'Imana. Imana yacu ibaho umugisha, kandi ibi ngibi nubikora ndakubwiza ukuri urabona umugisha w'Imana. Ikindi nababwira, iyi miti yacu tubaha ni ukuvuga ngo iyo uyikoze udatunganye, uyikoze uri mu byaha, uyikoze utari mu mwanya mwiza hamwe n'Imana, ujagaraye, uri mu byaha bitandukanye, uri mu bihe bitari ukwegerana n'Imana, ndakubwiza ukuri ntabwo bizakora. Biragusaba kugira ngo wiyegereze Imana, ubane n'Imana, wingige Imana, hanyuma ubusabane bwawe n'Imana bube bwinshi. Nibumara kuba bwinshi, nukoresha uyu muti ndakurahiye icyo uri bukore wakoze, nukora uyu muti witunganyije kandi wiyejeje, uri kumwe n'Imana isumba byose, ndakubwiza ukuri biri bukore 100%. Nawe ubundi nujagarara ukaba mu byawe, ukaba mu byaha, ndakubwiza ukuri ntabwo ibyaha bikorana n'umuti wacu. Bisaba umuntu uba uri mu murongo kandi wiyejeje, wemeye kwegera no guca bugufi imbere y'Imana. Ngagerageza iyi tekinike nguhaye, hanyuma ubundi umunezero n'ibyishimo bikomeze biganze mu rugo rwawe, bikomeze biganze mu kazi kawe, bigende neza, mu mashuri y'abana bawe bigende neza, mu shuri nimba uri umunyeshuri bizagenda neza, urugo rwawe ruzaba rwiza, urugo rwawe intonganya zari zirimo ndakurahiye bizagenda neza. Nubikora umugisha w'Imana urakugeraho, kandi amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ndabashimiye rero, ngakomeza ukurikire Impamyabuhamya TV, ukora subscribe, ukora share na comment. Ni ukuri mujye mubigeza ku bandi nabo babone ubwiza bw'Imana, bamenye ibyo mwungutse namwe, ibyo mwungutse mwebwe n'abandi nabo babyunguke, bamenye ineza y'Imana. Murakoze rero, ngaho mukomeze mugire ibihe byiza. Ikiganiro yari Impamyabuhamya TV, ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom nshuti z'umusaraba. Ciao.